sibyo we tugende gutya mu nzu sibyo ubundi None mpamvu utazagira ngo ndebe abakobwa bigurira. ntabwo wigurishaga uri hese data we baranje uri wagiye ariko si muri make reba igihe cyose wamaze mu ishuri uri kwiga urasoza uricara none reba umaze kungana nk'uko ngana ukiri mu nzu yanjye ucicayemo nta kintu na kimwe unkorera nta kintu umfasha basi hazagira n'ikintu unyereka basi unkorera uzagira ikintu reba agasa nawe hariya ejo bundi siyiyahuye kubera umwana we yakuze ngo nuko ngo yanze kumusohokera mu rugo nawe ushaka ko niyahura muri make umuti yakoresheje ntabwo bagukubwiye uzagenda ubabaze cyangwa urebe niba ari yarakoresheje n'umurunga ugenda ureba umurunga yakoresheje aho yagushize ntabwo bagumuhambanye ibyo ntabwo ari byo nandi kuvuga ikibi cyawe nuko utumvaga ikintu nawe ikintu utari gukora nje ndi kukubwira ngo ufate umwanzuro nawe wamaze gukura wamaze kuba umugabo ushaka ko mfa mbese nta kintu unkoreye nta kintu nyeretse ubu nzamenya ngo usize heza iyi nzu uri kubona yenda guhirima niyo nzagushigamo ariko nta kibazo nuja gupfa uzayisenya tubaye ingegera karabaye tubaye nyina zimbwa birarangiye ndamutse umutsi uri umuntu w'umusore n'umuntu w'umugabo imyaka 30 ndamutse ariko ibaze kugira ngo umuntu w'umubyeyi yifate aterwe inda ayitwite amezi 9 gose guzuye apfuye ubusamwa avuga ati ngiye kuzabyara umuminisitiri ukomeye cyane ngiye kuzabyara umuperezida umuntu uzangirira agaciro imbere yanjye cyangwa se imbere y'abavandimwe n'abaturage ubuzima biteye agahinda ngira imyaka 40 n'ingahe ndaho nta mwana nateye inda nta none nageze mu rugo nta none guteganya nta nakombesha nta none kukubeshera we Ganya cyamurumwe kira kibitaye cyo kwa Furminago nacungu bukira twite mbabazwa nuko atari yange sibo bateraga induru kureba he abehe ubundi kuyiba muri kuruguru kunyaragura mu matwi bisa no gupfa ubwo urukone ikibu ntago napfuye ubwo urukone igipipi cyanjye nagifashisha mu gutwi ibanire ikiduka nabikoraweho mbonaga nta nimuhugiraga niba warambyaye niba warankuye ariko kera ngo habaga intambara abantu bakabata basanga warantoraguye ubwa mugani wirebye ubundi ubona guru wanyu nanjye ntago newishema no kubona wambwiye ngo bagasana bari yawe urambwira ngo bande bagize ubu iyo wirebye ukareba ababyeyi mwakuranye ubonaga hari umuntu baye mu nzu nkingi y'amakuru weho ubu mukobwa nateta nkavuga ngo dore inzu yacu ngo ni uyavuga ngo papa we yarameze ahubwo si wewe kuki utakoze cyane ngo uzubake inzu yawe ari humujana nakoze cyane sinarinda ko amashuri sinje waye kuriye warayishuye nese narindi kandi no gukora noneho wasoreje wakoze iki nararuhutse karuhuke mu mahoro utangiye kumwira ngo nduhuke mu mahoro uranyishe neza ibintu babwiraga imirambo nibyo umbwiye nanjye ndi umuntu w'umugabo ivugire none se ubundi utanihe n'imirambo nese ubundi kunyishurira ukanyica byo bimaze none se kuki ngo nagiye ngo kwiga ngo amasomo ngo ntago ari kwambwiraga ngo nize amasomo ngo ninyiga ngo nzaba ngo minisitiri ngo uzaje wajyana mu modoka iyi niyo modoka aho biragera nje ndi kubona ndakugurira umuhoro unyice pe ariko hari igihe ugira ngo akira akugirije kugura si nguwo hari igihe ariko mubonaga basiko barakoze ubusa njye nakoze ubusa nitumye hariya gusa ariko reka nze nkubaze niba njye nakubwiye ngo nzazana umukobwa ukambwira ngo nagushaka umukobwa wambaraga mini ngo nagushaka umukobwa wambaraga ipantaro ubu ugiye kuzenguruka mu muhanda n'abakecuru ko basigaye barambara amapantaro uri kubona nzamukura njye nakubwiye ngo genda uzane muhimpundu niyo mukobwa twakuze muri karitsiye wowe tuvugisha ukuri
ubu uri kunyohereza kuri umukobwa utazi kubara, umukobwa nose ngiye kuba imirima zarashize ntazambagari, ni umukobwa uzi kubagara, umuntu wakuze yitwa Kigwitiri niwe ngiye kuzana je akambera umugore nari bari yitwa Kigwitiri nyirakimuzanye ndamuyoboye wa hano kwa Gasana. ngaho reka none ngwere umukobwa ugize imyaka 30 atazi kwambara ikarisa ntiyabana n'umwana w'umukire ari kureba umukene ndamusatira ngo muganirize ambwira ati ndi umukene ngo ntabwo nabana n'umukene wacu natwe ko twahirembeye harara agatemane ntagira ko gutera ntinzi n'ibintu byanje bikoraga ntinzi agapipe kanyenda ngo karagururutse ntinzi ngo bimeze biti wasanga ndi n'ikiremba aho kumva gahunda zimugiye kugera hina mu mwanya wanje turimbwa byararangiye yuhera aho ngaho iwacu nta bakazana badutegereje nibuze dutera inda tujane y'abana yuhera kuri ico ngisho mu y'abana bigira inzira aho location yawe turabashaka nuraruguru muri kagasane kwa nire nigwiremo nireberemo location hano turaje kubashaka tugende nukwiyarurira ibyibibuno bigera ibi nukwiyarura tugende fite gahunda kibuze reka duhembehembere turi kuntu twabona na za sida za gatitiba wenda dupfe karware sida kugira inda yawe bayikuremo warwara sida indikajyamo umva rero dupanga ibintu tubikora pana kubitanga ngo birangirire aho ngaho fite gahunda tubikora tubishira mu ki mu bikorwa abizi we guhora no kumbera abishobora kubona biri uranyibagiye kugira ngo koba rero ama location nambwira oya humura ukimbona anga fata ninge garamfurere w'abana nizere gutarakomeza kuba imbwa nka mbere tugende dore na ruguru aha ngaha muri twanyiriza ubusama ni ngombwa ko twiweze kuzenguruka igihanda cyose ntabwo ari ngombwa ngo tuzenguruke rwose ndabangu zenguruka kandi wakwirigura kuzenguruka we mbese wanagiye no kurana katambaraga n'amakarisa narakaye mbabarira uzi n'ikindi noneho ntacyo nzi reka nkwereke akugira nzapfe mwana wanje musize mu gahinda genda uzana ubushaka yakwambara ubusa yakwambara iki yakwambara amapantaro yagenda mu muhanda atambaye ibintu biri kugaragara sundi kare kose tuvugisha ukuri sibyo uretse gushaka kwandanya ku bwende nese nk'ubu ariho twari twapanze karaza nko kunsura sibyo hari twari twapanze karaza kunsura uretse ko nubwo twapanze karaza kunsura ntago urabuhari namubwiye ko na papa ngira uraja kwahira cyangwa uje kubagara sibyo cungurira agasurunje kukanywa kugira n'ubundi wamaze kuvuga ko ntahari napfuye ngura urwo musurunje kugunywa akubundi nashaka gusanga ndabesha kuri umushumba wa hano fakudagaragaza kuri papa bintu si bibiri tudapfa ubusa ugasanga umuhoro umaye koko ngukoresheje icyo gwagenewe ugasanga ubigize induru ntacyo cyangwa hano kubivuze ukazana ibintu byo kuzana ubuzuru nkaho hano turaba twatetse akabenge uramujana mu nzu sinamujana mu nzu nta cyumba cyanjye ngira turasijana mu nanjye icyo cyumba kandi agasaka wa mugabo ko kubera icyo ugiye gusaza uri kwandura ngaho nguri umusuru rero nyve hano umva nkubwire tureke kuburana tutanapfa ubusa sibyo naramukaje witware nk'umuntu wa kera w'umusaza utazi ibintu by'ubu tware nk'umusaza sawa ubwo dusezeranye ko uritwara nk'iki umusaza ari kukangura umusuru uritwara nk'umusaza nizere ko amategeko n'amabwiriza birakurikizwa ariko ari uko ubwo nanjye uwo musuru wawe sawa nyine ibintu nibyo ngibyo dupanze hari ibindi njye ndashaka utwatsi twayirangurura barazara ko nta kibazo uranzi ko atajya yica gahunda buranaraza ntawamenya subirayo subira mu rugo ndavuze gusubirayo
ubu urambaye ngo ugize ute oya pe subirayo wambare ntaho ndi busubire nuzi ubu wambaye ute Yesu mana yanjye ubu urambaye wambaye ubusa ndambaye nyine subirayo ndavuze ngo subirayo ntabwo urasubirayo ndavuze ngo urasubirayo ndavuze ngo jya kwambara ntaho ndi bujye jya kwambara ubundi uri kumbwira njya kwambara uri iki cyane nuzi ubu urambaye ubu ugiye kuja no mu muhanda nubwo bugurura ukugenda uko ubutahagarika ngo gurage ndavuze ngo jya kwambara haza bw'iki gihe umva rero wa mukobwa twumvikane n'utaza kwambara nturarenga papa wanjye nturi mama wanjye ntabwo ugomba kumbwira icyo nambara ariko unyumvira ukuntu ubukobwa busigaye burashira isoni ngo yego ntabwo ndiki ntabwo uri papa wanjye njye ndakubwiye ngo nturava ndagenda ubukobwa bwo buraya buzaga muri kumwe nawe uri indaya twumvikane wa mukobwa we uburaya n'ubumuga mushaka kujya abahungu b'abandi mu bateza ubu ndavuze ngo subirayo uje kwambara abo bahungu se n'abawe ndavuze nyine aje kwambara ntaho ngiye mva njye ndavuze ngo ewe mbega inshinzi mbega indaya mana yanjye we ese we ariko ntacyo umwana nsuhuza ariko nsuhuza komera kuba usanga uzi uri guseka si umunsi byagenze bite nahuye n'igisaza bakoma uko ko umuntu watinyutse ko ese ku buryo wandakarira duseke mariko baba we ariko rero naratunguwe nsigaye mari isaha nakubona nakubona kwindi sanga wabyibushye ariko rero nawe we mana uyu ni weho wese cyahari undi muntu witije ariko nsekera nawe nese ubukoko kandi ubu kubona ko kubutora abantu nese nudaseka buno ubu gahunda zirakurikiraho ziragenda neza koko gahunda zose twapanze byose ukuntu bigiye kugenda n'ijana ku ijana sinakubwira ikibazo nawe nese icyo kibazo koko ubu nese n'ikibazo kimeze gito ubundi ko nta n'icyo ubusaza bwo muri iyi minsi cyangwa hari urusazi rwa hari haruguru rwitwa maniriho wasanga ariko wigira ikibazo urwo rusaza ndabizi byanga bikunde n'urusazi nta musaza muzima wagutesha umutwe wigira ikibazo n'urusazi ubwo hagaragara gato nkurebera akantu wicara ducoca amagabo rero hari abantu bafite ubukwe hari hirya intebe zose za hano niyo twazijanye ugira ikibazo naribi n'ubundi ni ukwidefanda nta kibazo intebe zo twazitije icare hano tube turaganira ntitwegerane cyane ariko nanone ntidusigamo icyanya kinini komera wari umeze neza ariko rero nta wundi kera narakurebaga nkabona uri umuntu utazi yagiye ariko muri iyi minsi niba urebaga utuvidewo twakuna abantu basaga neza niba ubigenza gute ntajya byarangiye we uyu ni weho gusa mana ndakuramutsa mari urareka nkubwire sibyo buriya ariko si ubundi sinzi ukuntu nabikubwira ko umusaza wambaye ikintu kirekire sinzi ukuntu byagenze uru ruguti iyo warukuye he hari utuntu mbonaga muri filime utuntu dutoya tumeze ukuntu bitari binini cyane nyine nk'iki ngiki none ubwo icyo ako ngako ukambaye ugahura n'urwo rusazi uraba ni umugome uzi binagukorera ni mani iriho n'igisazi cya hano inyuma ngenda kizi neza kijya cyambaye ibintu by'ibikoti ibintu bimeze ukuntu ni ikira hirya nta gikunda gukubita abantu iyo ruguru ariko wigira ikibazo ese uko wamubonye wabonye yanshobora se ahubwo izo umwaka turamuka duhuye turi ku mwuka areba utuntu ndamukorera ntari ndamufata ntabwo bigeze kubw'ukuntu nakubise abapolisi 3 narabakubise buriya rero nawe iyo duhura nibyo nawe ndamukorana imana ibizi ngabo uzajya urabihorera rwose abo nta kintu bazagutwara ubundi nijya wabivugaga neza ngo nta kintu bantwara ubwo rero kuva twarabaye nta kintu wantwara kandi uje ari gutonoma wavuye yegera wabona kigukoreye ibyamfura nawe ubundi nta muntu wagira icyo kirani cya gisaza twatonganye uranoye mwatonganye akimbwa kashobotse mufuye iki se kandi urasi none urantaga ariwe maniriwe uramwatonganye nuri
ubwo mwapfuye ikira nuko nambaye imyenda imyenda migufi koko iyi myenda ni migufi nawe rero sinzi ukunda rero ko wigira ikibazo nako ntabwo buriya ari ubwo banaringiza utagira ngo njye naringiza ubwoba reka ntabwo banaringiza ubwo weho bamubwire sibyo nshaka ko hari utuntu tugomba kuvugurura kubona mwari mu bintu hari ibintu udaheruka kunkorera nawe urabizi si ubizi hari ibintu udaheruka kunkorera ikindi gusa wamenye ko nanjye ntakiri umunyeshuri nawe ubundi wigira ikibazo nta kintu yagutwara pe ni ukuri wigira ikibazo baravuga ngo uhombye arabyimenyera ariko nta kundi nta kintu wigira ubwoba uri mu bituza bya Aburahamu nta kintu nta kintu habe uretse nta kintu yagutwara pe wigira ikibazo rwose ibintu bimeze neza wumva utuje ibintu bimeze neza nta kibazo rwose ibintu bimeze bo kabisa nta nari nanakubuze dore namuzanye mu gihe cyo kunkubitira mu gishanga ankubitire mu butayu ageze no kunsanga iwanjye naza kuguhondagura indaya rubebe indaya mu rugo higwa nikankubita sha sinakubwiye yuko ndakuzana nkakwereka umukazana nkakuvira aho wenda ibintu bikagira inzira uwo mukazana wanze kumuzana uzana indaya ndakasakaga nese wagutumye indaya wazaniye ni iki yankubise ngo ndibwa ngo ndi rubebe ukubiteye ko n'ubundi wambwiye ko nta kintu cyiza unyifuri bise mbona ko nta n'ikintu cyiza unyifuriza siguye simubaze nese ubu yakukubita uyu nguyu afite imbaraga zagukubita ko siguye simubaze imihini wirirwa kurandundaho uyu nguyu niwe bagushoboye inje ndikurira mbaye iki nese ura ni ibyawe uhoragurigwe rata oya sigu twumvikane rwapfukuye dore ngo wimubaze nese undi uramushaka muguhe basi genda agira amahoro uri kumva nk'ubangamiye ngende aya ntawe nshaka uramushaka je ntabwo nabana indaya mu rugo ntabwo nakomera gushaka indaya uyu ni umugore wawe ntabwo nakomera gushaka indaya kandi ubu nshaka icyo wamubye none iki ni iki cyawe ndabwira ikintu cyawe iki ni iki cyawe nyine sheri wawe sheri no wari ukumbwira rwose ariko umuntu arapakiye utagira ngo ni babandi utagira ngo ni babandi wirirwagamo we wumva utuje ibintu bimeze ariko rwapfuye rero ugiraga ikibazo akira mwicaza we ubundi rata wihangane kuri turiya tuntu twabayeho wihangane wihangane ahubwo dore yaya umva nkubwire ahubwo ni gute umushitsi utamuhaye agafanta ngo umugore agafanta agafanta ntagizwe nawe ukubizi akira kuri telefone ugenda ukureho igihumbi cya fanta wowe wicaye hano wumve ko ibintu bimeze neza nta kibazo genda umuzana agafanta murakoze nawe mubikuye ku mutima muzana agafanta rata ubundi cya gihugu cyanjye ni n'ikimara cyagihugu cyanjye ni igicucu ni n'ikigori gipe ubundi reba rwaje rukwicaza hanze ahubwo reka ngiye nkwereka akantu ngukorera njyewe nkuzana akantu burasoma data bana yanjye mu muco w'u Rwanda baravuga ngo ubundi ntagira umuntu uzazi wawe ngo buri kintu cyo kugenda nkweye urwagwa ni umuhama akira data we rero tugasa n'ubundi cyane ntabwo n'ubwo okay sibyo we tugende gutya mu nzu sibyo ubundi n'undi munsi utazagira ngo niba abakobwa bigurisha ntabwo wigurishaga uri hese data we mana yanjye uri wagiye